Mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igihe cyaryo. Uwo mugaragara hirwa shebuja naza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. Ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, amucemo kabiri amuhanane n'indyarya. Niho bazaririra bakahakenyera amenyo. Matayo igice cya 24 kuva ku murongo wa 45 kugeza ku 51. Bakundwa, mureke dukorera Imana byuzuye. Mureke dukorera Imana turangwa n'urukundo, turangwa n'ibyishimo n'ingeso nziza kandi n'amahoro, kugira ngo tuzegurirwe ibyo duhishiwe. Ubuzima bwacu bwose tubwerekeze kuri data wo mu ijuru no ku bwami bwe, kuko iby'ubwami bwe nabyo biri mu byo duhishiwe. Umwami wacu Yahusha adufitiye umugambi mwiza kuri twese tumukunda, tukamwubaha, tukamukorera byuzuye, tukagendera mu ngeso nziza kandi tukagendera no mu mategeko ye. Muhabwe umugisha. Haleluya, muhimbaze Yehova.